Bite inshuti zanjye, nizere ko mumeze neza nk'uko mpora mbibifuriza. Nitwa Christine Nyirahabimana, iyi ni The Happy Blessed Family Rwanda. Mfite n'indi y'icyongereza yitwa The Happy Blessed Family. Irya yindi nyivugaho icyongereza, ibintu byo guteka, gukora amasuku, kujya guhaha ibyo nahashye, ijambo ry'Imana, encouragement. Ni kimwe n'ibi, ariko iyo hari igihe nshyiraho n'ibintu byo gushaka akazi cyangwa se amashuri. Uyu munsi rero tugiye gukorana guteka. Icyo turi bukoreshe ni amamesa, ni nayo agiye guhita mperaho. Dukoreshe ni ibishyimbo, noneho n'ishu ry'umutuku na karoti, seleri, puwavuro z'amakorere yose, ariko ufite imwe nta kibazo nabyo wayikoresha, igitunguru n'ibitunguru by'ibibabi bimwe bitoya n'ibi ngibi binini. So tugiye gutangirira ku mashu. Amavuta yacu yahiye, na karoti byose turashyiranamo. Tugiye guhita dushyiramo seleri, mumbwire aho munkurikiraniye muri sangahe, niyihe video mwifuza ko nabakorera. Na WhatsApp yanjye narayohereje kuri video y'ikinyarwanda mperuka kohereza yerekeranye n'iby'akazi n'amashuri. Ubwo bamwe bifuzaga WhatsApp yanjye rero niho iri. Noneho dushyiramo na za puwavuro zacu, noneho ahita nshyiramo magi 5. Mukomeze musangize amavideo yanjye n'abandi, twubake community nini. Tugiye guhita dushyiramo bya bitunguru by'ibibabi byombi.
tumwe dutoya na bimwe binini. Tugiye guhita dushyiramo bya bitunguru byacu by'umweru, duhita dushyiranamo na curry powder ikiyiko kimwe na tandoori masala kimwe n'igice, noneho dushyiramo na ginger paste ibiyiko bibiri, noneho dushyiramo minced garlic cyangwa garlic ibiyiko bitatu. Murazi ko nkunda garlic cyane, ndahita nshyiramo na dash, noneho duhita dushyiramo na pastry nk'ikiyiko kimwe, ubundi rero tuvanze. Harageze ko dushyiramo sauce tomate agakopo kose, harageze ko dushyiramo ibishyimbo byacu, birahagije. Ushobora kubirisha ubugari, umuceri, ibirayi bitogosheje n'akawunga. Tugiye kubipfundikira iminota 7. Aha niho tugiye guhita dushyiramo umunyu, tablespoon cyangwa ikiyiko kimwe, ko mu bishyimbo nta munyu nabitekanye.
na za magi ntabwo zabayemo nyinshi, so twongere tubipfundikire iminota 3. Ibyombo muri bubone inyuma yanjye ndimo ndoza ibyombo nanatetse, so nimugire ngo n'umwanda nuko ndimo ntetse nanoza. Ubu turarangije guteka, dore bivuyemo nibi. Ndaza kubirisha ubugari nuko amasaha yo guteka ubugari ataragera. Ubwo rero mukomeze mukore subscribe, musharinga amavideo yanjye n'abandi. Abantu bansabye WhatsApp nayishyize kuri video mvuga ibintu by'akazi ko ari umuntu ababone aho i Kigali ushobora kubafasha kubabonera akazi n'ibindi. Niho ari WhatsApp yanjye, ubwo uzayikenera azajye kurebera video. Sawa rero, ndabakunda mwese, Imana ibagirire neza. Yari Christina. Bye guys.